Yego, iki ni igice cya kabiri mu gihe wumva ko washatse nabi. Mu gice cya mbere nari nabahaye umwanya uhagije nizere ko mwageze mu migani igice cya gatanu. Tugiye gusoma umurongo wa 18. 5:18 aravuga ngo isoko y'amazi yawe nihabwe umugisha, kandi ujye wishimana n'umugore wo mu busore bwawe. Isoko y'amazi yawe nihabwe umugisha, kandi ujye wishimana n'umugore wo mu busore bwawe. Ikintu cya kabiri wakora niba wumva ko washatse, mu gihe wumva ko washatse nabi bitewe n'imimerere umuryango wawe urimo, nyuma yo kwibanda ku mico myiza nk'uko twabibonye mu gice cya mbere, uzongereho n'iki ngiki: ujye ugena igihe cyihariye cyo kuba uri kumwe n'uwo mwashakanye. Ubundi mbere yo gushaka mwajyaga nyine mugira igihe mukaba muri kumwe, mukaba hari ibintu mukorera hamwe, mugatembera, mugasohoka. Cyari igihe gishimishije, igihe cyanyu cyo kurambagiza, mwari mwishimye pe. Ariko ibyo bintu ntabwo byapfaga kwizana, mwabaga mwagize ikintu mukora. N'iki mwabaga mwakoze? Mwagenaga igihe mukagira ibyo mwigomwa, yewe bimwe byari no kuba byari inyungu z'amafaranga, ariko kubera ko mwumvaga ko kuba muri kumwe nta giciro mwabona mu byishyura, mukigomwa ibyo bintu mukagira ibyishimo. Ubwo rero no kugira ngo urugo rwanyu rukomeze kurangwa n'ibyishimo, ntabwo bizapfa kwizana. Ni ibintu mugomba kugira ibyo mwigomwa kugira ngo mubigereho, nk'uko mwigomwaga umwanya, mukigomwa n'amafaranga kugira ngo mube muri kumwe mu gihe cyo kurambagizanya. Ubwo rero byaba byiza mwongeye mugakora icyo kintu. Mu nshingano nyinshi mufite, mushake bimwe mwigomwa kugira ngo mwongere gusubizaho ibihe y'ibyo mwari mufite igihe mwarambagizanyaga. Iyo mubigenje mutyo, mwongera gusa n'abasubira muri bya bihe. Iyo muteganyije igihe cyihariye cyo kuba muri kumwe, mukongera kumera nk'abarambagizanya, mugatera stories, mugatera inkuru, mukabwirana inkuru za hena he muri mwenyine. Ntabwo hari ugusohokana n'abana cyangwa kuba muri kumwe n'abana aho mwagiye. Oya, ni kuba muri babiri, wowe mugabo nawe mugore, mukaba muri kumwe. Na cyagiye mbese uko mwari mumeze murambagizanya, gushyiramo agakanzu keza cyangwa akajipo cyangwa ipantaro, simbizi, wowe mugore nawe mugabo ukareba ikintu wambara, ugasohokana n'umugore wawe n'inkumi n'umusore. Bya bihe byiza bikongera bikagaruka. Hano muri 18 avuze ngo isoko yawe nihabwe umugisha, kandi ujye wishimana n'umugore wo mu busore bwawe. Nubwo mwaba mumaze gukura cyangwa se mumaze imyaka mike mu rugo, uyu murongo wavuze ko ugomba kwishimana n'uwo mugore wo mu busore bwawe. Uwo mugore wamushatse uri umusore, mwashakanye muri bato. Rero uwo mugore ntabwo mwishimira muri icyo gihe yari muto gusa, ahubwo n'ubu ngubu mumaze imyaka ingahe mushakanye, yaba myinshi cyangwa mike, Bibiliya yakubwiye ngo ujye wishimana n'umugore wo mu busore bwawe. Jya ushaka igihe gihagije cyo kuba muri kumwe nk'uko mwabaga muri kumwe igihe mwarambagizanyaga. Ibyo bizabafasha. Bizabafasha iki? Bizabafasha kunga ubumwe no guhangana n'ibibazo muzahura nabyo. Ibi bintu bibiri, icya mbere twabonye cyo kwita ku mico y'uwo mwashakanye, uyandika ahandi nk'uko twabibonye, warangiza ukagena n'igihe cyo kuba muri kumwe, ariko ubwo uzaba ugitekereza ko washatse nabi. Oya, ntabwo ibyo ubwo waba ukibitekereza, nubwo mwaba muhanganye n'ibibazo biremereye kubera ko mwunze ubumwe, ibintu birushaho koroha guhangana nabyo. Reka mbibire akabanga. Kimwe mu bintu bikomeje abanyaburayi
bakaba bameze uko bameze kuriya, ni ukunga ubumwe. Buriya abanyaburayi bari muri European Union bunze ubumwe. Buriya niyo mpamvu gupfa kubameneramo bigora, ni ugukorana nabo cyangwa se ukikubura ukagenda. Namwe nimushyira hamwe, ubumwe ni ikintu gikomeye, ni intwari iremereye kurusha na bombe atomike. Ubumwe, abantu bafite ubumwe nta muntu wabameneramo, nta kibazo cyabahangana. Rero mwunga ubumwe, ibyo bizabafasha. Nimuteganya ibyo bihe mukaba muri kumwe, muzunga ubumwe, muzaba nka ekipe. Yego, icyo cyari icya kabiri. Reka turebe ikintu cya gatatu mwakora. Duhurire mu Efeso igice cya 4:26. Abefeso 4:26 aravuga ngo nimurakara ntimugakora icyaha, izuba ntirikarenga mukirakaza. Nimurakara ntimugakora icyaha, izuba ntirikarenga mukirakaza. Mu gihe muri kumwe cyangwa mu gihe umwe muri mwe yakoze ibibabaza mugenzi we, mujye mubwirana ibibari ku mutima. Iyo uwo mwashakanye arakubwiye amagambo cyangwa akakugorera ikintu kikakubabaza, ese ntiwabyirengagiza? Ariko n'ubundi utabyirengagiza, ntuzahimishe mugenzi wawe guceceka, ahubwo uzamubwire kandi ubiganireho nawe utuje. Niba binagushobokera ubikora uwo munsi. Umurongo wa 26 watubwiye ngo wemerewe kurakara bitarenze izuba rirenze. Izuba nirirenga jya ushyira hasi uburakari bwawe. Bisobanuye ko mu gihe ugiranye ikibazo na mugenzi wawe, mujye mubiganiraho uwo munsi kandi umubwire ukuri ku mutima. Wamufunguriye umubiri wawe n'umutima w'umwe, mubwire uko wiyumva, mubwire uko ubona ibintu, mubwire ko wababaye bitewe n'ibyabaye, bitewe n'amagambo yakubwiye cyangwa se n'ikintu yagukoreye kikakubabaza. Ntukareke ko izuba rirenga ukirakariye uwo muntu. Mubwire uko wiyumva, bizagufasha gutuza kandi ujye ubimubwira umwubashye. Nimubwirana ibibari ku mutima, bizabafasha kutumva ko mwashatse nabi. Reka tugende ku kintu, iki ngiki ntabwo tugitinzeho, reka tugende ku kintu, iki kirumvikana. Reka tugende ku kintu cya 4 kigaragara mu Efeso igice cya 4:32. Ahubwo mugirirane neza, mugirirane muwe, kandi muwe mwiteguye kubabarirana rwose nk'uko Imana nayo yabababariye rwose binyuze kuri Kristo. Mugirirane muwe kandi muwe mwiteguye kubabarirana rwose. Mu gihe uwo mwashakanye akubabaje, nk'uko twabibonye hejuru, mugomba kubiganiraho. Ariko nanone mu gihe muri kuganira, ntukumve ko hari ikibyishimo. Nk'uko uyu murongo bivuze, ugomba kuba witeguye kubabarira mugenzi wawe na mbere y'uko gusaba imbabazi. Ni ikintu ugomba kuba witeguye gukora. Kuko buriya uwo mwashakanye kubabaje, ibyo ari byo byose urumva kuba yaraguhisemo mu bandi, kuba mukiri kumwe, ntabwo yaba yaragamije kukubabaza. Use mwabanye kugira ngo mubabazanye se? Oya. Ndetse niba hari ikindi wenda cyatumye mubana, ariko niba mwarabanye mukundana, nta kindi mbona cyatuma mubabazanye. Nta ntego mwaba mufite rwose ku by'uko umuntu yababaza mugenzi we. Icyo akora, niwumva ko nawe wababaje mugenzi wawe, ujye usaba imbabazi kugira ngo umwereke ko utari ugamije kumubabaza. Nanone mujye muganira ku bintu runaka mwakwirinda kugira ngo buri wese atababaza mugenzi we. Mujye munakurikiza inama n'iyi ngiyi tugirirwanye muri ibi yaho, mugirirane muwe kandi muwe mwiteguye kubabarirana rwose.
aka kantu ko kuganira ku bintu runaka mushobora kwirinda bibabaza mugenzi wawe mwashakanye ni ak'ingenzi. Ujye umubwira uti ibi rwose bibaye byiza tukabyihorera kubera ko bimbabaza byarushaho kuba byiza, n'undi gutyo mukabiganiraho bigabana. Ntabwo ukunda ibintu kimwe, ushobora kumva ko nta birenze we wavuga iryo jambo akaryegereza umutima bikaba bibi. Ibyo byo bizirikana kuko abantu ntabwo duteye kimwe kandi ibyo tugomba kubyubaha. Ikintu cya gatanu ari nacyo cya nyuma cyagufasha mu gihe wumva ko washatse nabi, kigaragara mu Bakorinto ba mbere igice cya 7:28. Ariko niyo washaka nta cyaha waba ukoze. Umuntu utarashatse aramutse ashatse nta cyaha yaba yakoze. Cyakora abashyingiranwa bazagira imibabaro mu mubiri wabo, ariko njye ndashaka kuyibakiza. Niki uyu murongo uvuze? Ntukitege ibitangaza. Bibiliya ivuga ko abashakanye bazagira imibabaro. Ntihazagira umuntu ukubeshya. Abashakanye bazagira imibabaro. Rero nujya uhura n'iyo mibabaro mu rugo, ntukihutire kumva ko wibeshye. Ntabwo wibeshye. Ntabwo ibyo bisobanuye ko wibeshye. Oya, ahubwo uba ugomba gukemurira hamwe na mugenzi wawe ibyo mutumvikanaho, kandi mugakomeza kwihanganirana no kubabarirana rwose, nk'uko mu Bakolosayi igice cya 3:13 babivuga. Rwose washaka neza wakumva ko uberanye n'uwo mwashakanye, ntabwo muzahura guhura n'ibibazo. Ngiki kintu mutazigera mubura mu rugo rwanyu. Ibibazo ntabwo bizigera bibura. Kuba rero mu rugo harimo ibibazo, mu gihe uhuye n'imibabaro ntukumve ko washatse nabi, ahubwo ujye ugira imyumvire ko n'ubundi ibibazo bigomba kubaho mu muryango, ahubwo noneho ufatanye na mugenzi wawe kugira ngo mukemure ibyo bibazo. N'ibyo bintu bitanu byagufasha mu gihe wumva ko washatse nabi. Iyo ibibazo bije nk'uko twabibonye mu gice cya mbere, ushobora kumva ko washatse nabi kubera ko uri guhura n'ibibazo, kubera ko uwo mwashakanye atari kumva ibintu kimwe nawe, ukumva nyine ni hatari. Kandi buri rugo si imikino, inshingano ziba nyinshi, ugasanga ibyo wari witeze ntabwo ari byo uri kubona. Mwari mwiteze ibitangaza mu rugo, nyamara mwahagera mukabibura. Urugo ntabwo ari imikino. Icyo wakora rero kugira ngo uhangane n'iyo myumvire yo kumva ko washatse nabi, icya mbere wagomye kwibanda ku mico y'uwo mwashakanye. Twabibonye mu gice cya mbere. Ushobora kwandika imico y'imyiza ukajya uhora uyireba, rwose bizagufasha kubona ko utashatse nabi, ko ahubwo ari imimerere ihari. Bityo iyo mimerere ntitume wirengagiza ko wa muntu washatse n'ubundi ni wa wundi, ntabwo yigeze ahinduka. Ahubwo ni ukuri kwibanda ku mimerere murimo, aho kwibanda ku mico myiza n'ubundi yari asanzwe afite kandi n'ubundi agifite. Ikindi nanone, ujye mwihatira kuba muri kumwe, musubire muri cya gihe kirambagiza, usohokane n'umugore wawe, mwongere musubire muri ibyo bihe. Icyo gihe rwose imyumvire yo kumva ko washatse nabi izagenda igabanuka. Nanone mujye mubwirana ibibari ku mutima uko twabibonye, bizabafasha kumva mwisanzuye, kandi mu gihe habaye ibibazo mubabarirane. Nanone mu gihe wakubabaje uwo mwashakanye, ntukumve ko hari ibyihishe inyuma. Oya, ahubwo ujye uba witeguye kumubabarirana mbere y'uko gusaba imbabazi. Ariko munaganire ku bintu mukora biba bishobora kugira ingaruka ku uwo mwashakanye, bikubabaza cyangwa se na mugenzi wawe bimubabaza, kandi mubishyire mu bikorwa. Niba bakubwira ati njye numva byaba byiza gutya kuko iki kintu kirambabaza, nyine nawe ubyumve. Abantu ntabwo duteye kimwe. Ikindi nanone, ntukitege ibitangaza. Mu Bakorinto ba mbere igice cya 7:28 twasomye avuga ko urugo rugomba kuzagira imibabaro. Ntukitege ko rero ruzaba za ngo mujye mureba muri filime ziri romantic zidafite ikibazo na kimwe. Bera ntabwo bibaho. Ntabwo mwabura ibibazo nubwo mwamukunda n'akaza. Ibyo rero bizabafasha muri rusange. Nimureke rero dufate uyu mwanzuro. Jya ukurikira ibintu bihesha amahoro, ushimane n'umugore wo mu busore bwawe, kandi izuba ntirikarenge mu kirakaye. Ujye wibuka ko indahiro warahiye ku munsi wo gusezerana uri kuyubahiriza cyangwa se uri kuyirengaho, ntukarenge ku byo warahiriye. Iyo ndahiro irimo amagambo agaragaza ibyo uzakora, kandi buri wese niyihatira kubikurikiza, akihutira kubishyira mu bikorwa, mwembi muzishima kandi muzagira icyo mugeraho. Mwakoze cyane aba Bible. Keep being blessed. Turi kumwe.